nshuti z'impampa uyu munsi ndakuzaniye ubutumwa buzagufasha ku munsi wawe mu ndorerwamo nshya. Nta na rimwe umunsi mushya ngo ntacyo uzanye. Fata uyu munsi nk'impano nshya itanzwe kandi uyikoreshe neza. Uko wabyutse kose icyerekezo uzaho uyu munsi, shyiramo intego zawe nto, uzabona neza ukuntu umunsi wawe uzahinduka. Nk'iyo impampa y'umunsi, icyo impampa y'umunsi dusigaye cyangwa se isomo twaba dukuyemo cyangwa se isomo wakuramo wasigarana, nuramo kuyitwaye mu mutima wawe uzasanga uri mu rugendo rushya. Nshuti yanjye, ubonye impampa y'umunsi igufashije cyangwa se hari ikikwigishije cyangwa hari igusigiye, wikwibagirwa subscribe kuko ni ingenzi cyane kugira ngo ibiganiro bizajya bitambuka kuri impampa y'umunsi bijye bihita bikugeraho. Ukore kuri all notification kugira ngo buri munsi tujye tuguha impampa y'izuba. Ndabakunda cyane.